Shuti turi kumwe muri aka kanya, reka nkwifurize amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ijambo rivuga ngo urugamba rwo kuguma hamwe. Uwo muri kumwe muri iki kiganiro ni KAYISHEMA Joel. Dusenge. Mana ihoraho muremye wacu, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo rimurikire umuntu wese. Uyu mwanya ubane natwe nk'umwanditsi waryo kandi ukaba n'umwigisha. Mwuka muziranenge watanzwe kugira ngo asobanurire abantu bawe abane na buri wese utegeye amatwi iki kiganiro, kugira ngo kwiherezo Nyagasani tumenye ubushake bwawe bugaragarira mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Ugiye guca izindura ubyuke kare, igihe cyo kuryama cyarashize, hasigaye agahe ko gukanura kandi nako n'ubusa gusa. Naho utabaza abantu n'amaradiyo azabikubwira, kandi ubyigize nkana bisigenda birabivuga, gusinzira kagusanganira umuntu. Kuba turi hano ku isi duhari kubw'ubushake bw'Imana n'umugambi wayo, kandi umugambi mwiza ifitiye ikiremwa muntu. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ritubwira inkomoko yacu. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Igice cya kabiri cyo mu gitabo cy'Itangiriro umurongo wa 8. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Ntabwo Imana imaze kurema umuntu yamuremye gutya gusa ngo imujugunye irekeraho. Oya, ahubwo yamugeneye n'aho agomba gutura. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Imana imaze kurema abakurambere bacu dukomokaho, yabageneye aho bagomba gutura. Noneho umurongo wa 15 w'igice cya kabiri hatubwira ngo iki? Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Ni ukuvuga ko umuntu akimara kuremwa, Imana yamugeneye aho agomba gutura, kandi maze kumugenera aho agomba gutura ahabwa n'inshingano. Muri izo nshingano iyo tubonye bwa mbere hano ni yuko yagombaga kurinda iyo ngobyi kandi akayitaho, agahingira n'ibirimo. Ni ukuvuga ngo kuyitaho ni ukumenya buri kintu cyose uko kibayeho, kubera ko yahawe ubutware kuri byose, afite ubushobozi, yarazwe n'Imana, yahawe n'Imana, akomora ku Mana bwo kwita kuri buri kintu. Adamu ntabwo Imana yabonye yuko agombaga kuba wenyine, ahubwo yamuremeye umufasha umukwiriye. Uwo nguwo ni Eva. Reka turebe igice cya kabiri umurongo wa 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Maze Adamu amaze kumubona nawe yavuze ngo iki? Aravuga ati, uyu ni Adamu, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bwa mbere twabonye yuko Imana yaremye umuntu, irangije ikeba ubusitani cyangwa se imugenera ahantu agomba gutura. Bibiliya yabyise ngo ingobyi. Kandi noneho imaze gukeba iyo ngobyi, kuyishyira ku ruhande, ubwo nicyo Bibiliya yise gukeba, irangije
ifata n'uwo muntu iragenda irahamugeza. Irangije imuha inshingano nk'uko twabibonye ku murongo wa 15 ngo ahingire ibirimo ayirinde. Noneho si ibyo gusa, Imana ibona yuko Adamu adakwiriye kuba wenyine, ahubwo imugenera n'umufasha umukwiriye. Na Adamu nawe ubwe akimara kumubona, tubonye yuko yavuze ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye. Arangije amuha n'izina, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ubwo yabivugaga nk'aho ari igikorwa cyamaze kuba ati azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Iryo ni izina ry'icyubahiro, ni izina ry'isumbwe rigaragaza inkomoko y'umugore. Adamu yaremwe n'Imana, Eva nawe yaremwe n'Imana. Adamu yakuwe mu butaka, Eva akurwa mu mugabo, nk'uko Bibiliya bisobanura ngo Imana imuvanamo urubavu, irangije urwo rubavu ihasimbuza inyama, noneho urwo rubavu iba ari rwo irememo umufasha wa Adamu. Uyu muryango wa mbere wari wahawe inshingano y'uburinzi bugaragara yuko ari ubwo kwita ku biri muri Edeni nko mu rugo rwabo. Abagize umuryango bakaba bari hamwe bita ku by'umuryango wabo. Ntabwo mu mugambi w'Imana harimo ko umuryango ugomba kubaho mu buryo butatanye, cyangwa se ngo bagize umuryango be kuba bari hamwe. Umugambi w'Imana ni ukubana cyangwa se kuba hamwe. Niyo mpamvu hajemo ijambo ryitwa akaramata. Akaramata ni ijambo ryimbitse cyane. Umurongo wa 24 w'igice cya 2 cy'Itangiriro nicyo gituma azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ni ukuvuga ko Adamu na Eva ntabwo bari abantu babiri, ahubwo yari umuntu umwe. Ni igitangaza. Adamu na Eva ntabwo bari babiri, ahubwo bari umuntu umwe. Iri ni ihurizo rikomeye. Rimwe na rimwe ushobora kuba wabaza uti mbese rimwe uteranyijeho rimwe ni kangahe? Igisubizo benshi batanga bavuga bati ni 2. Ariko hano ho turahabona umubare w'Imana utangaje. Adamu guteranyaho Eva bihwanye na 1. Ariko reka dukomeze tujye mbere. Eva yageze igihe yumva yuko ahari asa n'umuntu wahawe inshingano nawe igoye yo kuguma hamwe, yo kuba hamwe n'umugabo we. Maze arangije yumva ko agomba kugenda akisanzura, akagira uburyo yagira nawe ibindi bitekerezo ariko ari wenyine. Aha rero yahahuriye n'akaga. Niko tubona mu gice cya 3 aho Satani yaje yiyoberanyije mu ishusho y'inzoka, yihanga mu nzoka, yihanze mu kiremwa cy'inzoka cyari ibiremwa nk'ibindi. Maze umurongo wa mbere utangira ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose. Mu by'ukuri si ukuvuga ko inzoka yari isanganye uburiganya, ahubwo yiswe umuriganya cyangwa se umubeshyi bitewe n'icyo Satani yakoreye muri yo. Ibaza uwo mugore iti iyo ni inzoka. Ariko se inzoka niyo yavugaga? Oya, ahubwo turakurikira turebe. Ni ukuri ko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Ikibazo, ese Imana yabujije igiti cyose cyo muri iyo ngobyi ya Edeni? Oya, ahubwo tubona yuko ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujya urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriho no gupfa uzapfa. Ngiri ihame ry'Imana, ngiki cy'Imana yari yavuze. Ariko kubwo gutatira inshingano n'ihame n'ibwirizwa ry'Imana risaba yuko bagomba kuba bari hamwe, dore icyavuyemo. Satani yihereranye Eva, tangiye kumutera gushidikanya ati ni ukuri ko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Igihe habayeho ibiganiro bishidikanyisha kwizera kwacu no kwemera kwacu, dukwiye kwitonda. Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Ese birakwiye yuko tugirana ikiganiro na Satani? Birakwiye yuko tugirana ikiganiro n'umuhendanyi, n'umuriganya, n'umushukanyi? Mbese twagirana gusabana gute? Twagirana ubumwe dute? Ingorane yo kutaba mu mwanya umwe, kutaguma hamwe, hano dutangira kuzibona. Iyo nzoka ibwira uwo mugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi.
uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza. Ariko reka nkubaze wowe turi kumwe muri uyu mwanya, Adamu yari ari hano muri iki kiganiro? Tubona Adamu ntawe uhari, ntabwo ari hafi aha rwose. Hari igihe rimwe na rimwe dushaka umudendezo ariko ushobora kudushyira mu kaga. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ik'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge. Nyumvira ibintu yatangiye kubonamo uwo mwanya kubera ijambo se kiba mubwiye. Yihanze mu nzoka, atangira kubona ibintu birenze n'ibyo yamubwiye. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ik'igikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Hano rero amaze kuzirya yumva biraryoshye, yumva ntizisanzwe. Arangije ati ntabwo nabyihererana. Aba arahagurutse, arihuse n'imbaraga nyinshi cyane n'umwete mwinshi, ati ngomba guhaho n'umugabo wanjye. Noneho yumva ko umwanya wo gushaka umugabo no kumwegera ugeze, ariko agiye kumwegerana akaga. Arangije ngo ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Nuvuga ngo uwo mugabo bari basanganywe babana muri urwo rugo, ariko yaramaze kwigira hirya ho gato yamutaye, maze nawe ararya arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Mbese byagenze bite? Aba bantu bari basanzwe bambaye ubwiza bw'Imana ariko gukiranuka kwayo, ariko kubera ko batatiye igihango bagiranye n'Imana, bakarenga ku mabwiriza akomeye, amahame shingiro agomba kugenga ubuzima bwabo, noneho batangira kubona ikibazo gikomeye. Bamaze gutandukanywa n'Imana, babona yuko bari bonyine, ubwiza bw'Imana bubavaho, babona yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Tubona mu gice cya 2 umurongo wa 25 uburyo bibiri tugaragariza mu maso y'abantu ba none kugira ngo twumve iby'Imana uburyo biheranije rwose. Haravuga ngo kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Ni ukuvuga ngo mu buryo bugaragara, turebesheje amaso ya none y'abantu bacumuye, babwirwa, bandikiwe ibi, nta mwambaro ufatika nka ya yindi twidodera bari bambaye, kandi ntabwo bakorwaga n'isoni. None se kubera iki batakorwaga n'isoni kandi nta n'imyambaro yindi bambaye? Ahubwo nuvuga ngo umwambaro bari bambaye ni ubwiza bw'Imana, ni Imana yari ibambitse. Niyo mpamvu tubona mu gice cya 3 umurongo wa 7 ngo amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Imyenda yose burya tubona Bibiliya yayihaye izina, waba ari umwenda uhenze cyane, waba ari umwenda w'igiciro, waba udozwe mu budodo budasanzwe, kabone n'ubwo waba ari wa mwenda w'umutindi nyakujya ugura amafaranga make cyane, Bibiliya iyo myenda yose yaragiye iyiha izina rimwe, yitwa ibicocero, kubera yuko ni ibihangano byaje nyuma yuko umuntu yiyambuye cyangwa se yirukanye ubwiza bw'Imana yarahaweho umwambaro. Niko igihe kirashize, bavandimwe, mureke isi igiye kuvaho zigashira, mushake izishyashya bigishoboka, igihe gihise ntikigaruka, mureke gusubira inyuma. Nawe utabaza abantu n'amaradiyo azabikubwira, kandi utigize nkana isi igenda birabivuga, kwisi zirakangwa dusanganira umucunguzi. Ese ibi twabihuza dute n'igipimo cyo kuba mu mwanya umwe, kuguma hamwe? Iyo Adamu na Eva bagumana bakaba mu mwanya umwe, buri wese akita ku wundi, ntabwo aka kaga isi yagize n'uyu munsi wa none tukirwana n'ingaruka zako kaba karabayeho. Ntabwo tuba duhanganye nako, ariko kubwo kutumvira no gutambikira abantu bagashakisha uburyo bundi babaho badafite Imana, dore aho bigeze isi ya none. Ahangaha niho tubona ingaruka zagiye zikurikiraho mu bihe bitandukanye. Mu byigisho biri imbere tuzajya tugenda tugaruka ahantu, ariko kuguma mu mwanya umwe, kuguma hamwe,
ni igipimo gikomeye cyane cyagoye ikiremwa muntu uhereye muri Edeni, cyagoye Eva, ndetse cyaje kuviramo umuntu kwirukanwa muri Edeni. Umurongo wa 23 w'igice cya 3 tubona umuntu amaze gucumura, amagambo yakurikiyeho: nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri iyo ngobyi yo muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo umuntu kubwo kwanga kuguma hamwe, kubwo kwanga kuba ahantu Imana yamugeneye, kubwo kwanga kugendana no kuguma mu mwanya umwe aho Imana yifuje ko abantu baba, byavuyemo gucumura. Uko gucumura kuvamo yuko Imana yabonye itakomeza kwihanganira ibyo bintu, kuko umuntu wamaze gutandukanywa n'Imana, iyo aramuka asatira akagenda akajya kurya ku giti cy'ubugingo, yari kuba hari umunyabyaha uhoraho, umunyabyaha ugerwaho n'ingaruka z'icyaha, agahoraho atazapfa. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo, tubona uburyo Imana yabwiye abakurambere bacu, yabwiye amagambo akomeye cyane kandi anababaje. Reka turebe umurongo wa 8 w'igice cya 3. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mafu ya munsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Ariko reka mbaza, ubundi se mbere Bibiliya tubwiye ngo mbere bari bambaye ubusa, nyamara nuvuga ngo hari icyo bari bambaye batari bazi, ubwiza bw'Imana. Noneho hano bavuga ngo numvise imirindi yawe, kandi Imana yari isanzwe iganira nabo, ibagenderera, ibasura. Ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Imana iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Ariko ibisubizo byabaye hano biratangaje, biranababaje. Adamu igisubizo yagombaga gusubiza cyahuranije ko ati, rwose nakiriye, ndabyemera nakiriyeho. Ariko arangira atangira guca hirya no hino. Urugamba, ikigeragezo cyo kuguma mu mwanya umwe, cyo kuguma hamwe. Mbese muntu turi kumwe utegeye amatwi ijambo ry'Imana, ntabwo nawe ujya uhura n'urwo rugamba? Mbese iyo haje amajwi akurarikira kugira ngo uve mu mwanya Imana yagushyizemo, ubigenza ute? Mbese witwara ute? Ijambo ry'Imana ritubwira icyo dukwiye gukora mu gihe twumvise amajwi aduhamagarira gutandukana n'Imana cyangwa se kujya ahantu habuzanijwe. Yesu ashaka yuko tuguma hamwe. Yesu ashaka yuko dufata umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana. Yesu ashaka yuko tugira ibihe byo gusabana n'ijuru, ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana kikigizwayo. Yesu ararikira abantu bose kugira ngo bamenye urukundo Imana ibakunda. Nubwo tuba mu buzima bw'ingaruka z'icyaha, tubaho mu buzima mu isi yagwiriwe n'ishyano, ariko Imana iracyahamagarira abantu kugira ngo bayigarukire. Reka turebe amagambo Yesu yabwiye abigishwa be. Umunsi umwe Yesu Kristo ubwo yari kumwe n'abigishwa be, yababwiye amagambo akomeye cyane. Ni amagambo tubona nanone atwibutsa n'uburyo Adamu na Eva bari barabwiye ko bagomba kuguma muri Edeni. Buriya kuguma muri Edeni kuri bo, bakaguma aho Imana yabageneye, bakaguma mu mabwiriza y'Imana, kwari ukugumana n'Imana. Reka tujye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 4. Mugume muri jye, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwubaha Imana, kugira ngo tubashe kubaho duhesha Imana icyubahiro, tugomba kuguma muri Kristo, kugumana nawe, kubana nawe, kuba mu mwanya umwe aho Imana itwifuriza ko tuba, akaba ariho tuba. Reka wowe twabanye muri iri jambo, mu gihe nkurarikira kuzakurikira icyigisho cy'ubutaha, dusaba Imana kugira ngo aho iturarikira kuba abe ariho tuba. Tugume mu mwanya umwe, twe kumva ko ari ikigeragezo Imana idushyiraho. Yesu ati, mugume muri jye, nanjye ngume muri mwe. Ntabwo ishami ribasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, ntibishoboka. Nituguma muri we, tukaguma mu mwanya umwe Imana iduhamagarira kubamo, tukaguma mu ijambo ryayo, tukaguma muri Yesu, tuzahirwa.
tunyure mu nzira nk'iyo yanyuzemo, tuba umucyo umurikira abariho babona inzira ijya mu ijuru. Nawe utabaza abantu n'amaradiyo azabikubwira, kandi utirire ibyizeye Imana, wese ugenda birabivuga, wisinzira kadusanganira umucunguzi. Wisinzira kadusanganira umucunguzi. Wisinzira kadusanganira umucunguzi. Dusenge. Mana yacu muremye, tugushimiye ijambo ryawe ko ari ukuri. Tugushimiye ko ababyeyi bacu wabateguriye ibyiza, nubwo bageze igihe bagatakobwa inshingano. Mwami Imana, ntabwo waturetse, ahubwo wohereje umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aze gucungura ikiremwa muntu. Uyu munsi wa none aratubwira ati, nimuguma muri jye nanjye nkaguma muri mwe, nibwo muzabasha kwera imbuto zikwiriye abana b'Imana. Nibwo muzabasha kugaragara yuko muri biremwa bishya. Uwiteka bitubashishe, kuko nta muntu ubwo wabyibashisha atari kumwe nawe. Turabigushimiye mu izina rya Yesu, amen.